hagira n'indi ndirimbo bita Nzaza nakoranye featuring n'umuhanzi Social Mula. Iyo ndirimbo ntago niyo nabashije kuba nayikorera video kubera ko Social Mula byaje kugorana kugira ngo mbashe kuba nakora video yayo, ariko izo ndirimbo zose ariko Social Mula mwakoranye audio. Twakoranye audio indirimbo yitwa Nzaza. Bivuze ngo ubwo iyo ndirimbo nayo iri kuri iyo channel yitwa Mr. Indirimbo yakozwe n'umuproducer T Brown, irahari rwose, iri kuri channel yanjye Mr. Pato. Okay, dushiriremo gakeya muri iyo ndirimbo ijyanye n'icyunamo. Okay. Indirimbo ijyanye n'icyunamo nkuko nabikubwiye yo kurwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ikibirira, ngiye kubagezaho byibura chorus. Yes. Turabibuka mfura ziwacu mwe mwaguye kibirira, turabibuka tuzaguma kubazirikana, tuzaguma kubazirikana. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Inguni Zose TV. Yewe ndi Brown T. Hanyuma sanze abasora hangaha ngo barimo barakina ama filime, ngo ni bari ama comedy. Ndagira ngo tuganire nabo umwanya mutoya, twumve icyo bashaka kutugezaho nk'abanyarwanda, twumve ibyiza barimo baraduteganyiriza. Numva ngo barimo ba Mr. Kiduki, ngo ba Mr. Pato, ngo ba Kapote. Ibyo bagiye kubidusobanurira. Aha, witwa nde wa mugabo? Bundi kuri YouTube channel amazina yanjye ni Mr. Pato, ngira ngo nabankurikirana kuri Mr. Pato kuri YouTube channel. Amazina yawe bwite? Amazina yanjye bwite ni bisanzwe n'urucabana, ni Niyonzima Patrick. Nuvuga ngo Mr. Pato no muri biva kuri iryo zina Patrick? Biva kuri iryo zina Patrick. Aha, hanyuma wowe witwa nde? Wewe ufite microphone, witwa nde wowe? Amazina yanjye bwite ni Igiraneza Cedric. Aha, izina rya filime? Ni Kiduki. Kiduki? Yego. Harya Kiduki ni Ako ya Kiduki kidomoro, ni kidomoro, kijerekani cyangwa ikibido hafa aho ngaho. Aha, hanyuma ni iki mufitiye abanyarwanda ku uyu munsi? Nkuko bisanzwe dusanzwe tubahereza ibintu byiza cyane. Bundi bari batumenyereye muri comedy, Kiduke comedy, twari twakoze Kiduke comedy, babasha kuba badukurikirana kuri YouTube channel yacu. Ariko ubu ngubu twumvisha ibitekerezo byabo, batubwira ko twajya dukora udufilime ndetse twiza kandi tubanogeye turyoshye kugira ngo bakomeze gusura channel yacu. Ariko ubu ngubu ngira ngo nawe dusanze kuri tele turimo tuhatwika, turimo dushutinga. Nagira ngo mbabwire yuko iyi filime usanze turimo gukora ni filime twabateguriye nziza yitwa Ibibera mu Rugo. Aha, nuvuga ngo mwari nubundi mwakoraga kuri channel yitwa Mr. Pato, mwakoragaho iyo bita Kiduki comedy. Ubu ngubu noneho mugiye gukora iyi filime yitwa Ibibera mu Rugo. Ngira ngo gatoya kuri Kiduki kuri Mr. Pato hariho ibintu byinshi. Buriya ifite impano ukora ibintu byinshi. Dufiteho indirimbo, ngende umuhanzi mu buzima busanzwe. Buryo uri n'umuhanzi cyane rwose, ngira ngo uretse uraje dukubitira kapera noneho. Hanyuma nubundi iyo ndirimbo yawe iri kuri Mr. Pato. Indirimbo rwose irahari kuri Mr. Pato nyinshi zitandukanye. Ngira ngo no muri iyo minsi twari turi mu gihe cyo kwibuka, uraza gusangaho indirimbo nabashije gukora yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ku rwibutso aho amateka yatangiriye 1990. Uraza kubibonamo kugeza 1994 ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ikibirira, ahahoze ari muri commune Kibirira mu ntara y'Iburengerazuba, muri Perefegitura ya Gisenyi, muri icyo gihe hari sous prefecture ya Ngororero. Kuri commune Kibirira amateka yahabereye, nabashije kuba biri muri iyo ndirimbo nagira icyo nyavuga. Okay, reka mu byukuri niba uri umuhanzi, reka byibuze udukubitira akantu gato kuri iyo ndirimbo, wenda nabaza kwishaka barayishaka, ariko byibuze babumvishijemo akantu. Indirimbo ushaka nkugezaho kapera se, ko mfite indirimbo zitandukanye. Mfite indirimbo za Afrobeat, mfite indirimbo z'urukundo. Dukubitire ku ndirimbo imwe y'urukundo. Nurangiza ngire ngo waza no kuturimbira kuri iyo ndirimbo wahimbye ijyanye na y'icyunamo. Okay, nta kibazo. Aha, mfite indirimbo rero yitwa Sinzaguharika, niyo nshaka kugiye y'urukundo, niyo nshaka kubagezaho. Nta kibazo nakubitira kapera. Nunkundira we ukabyemera we ukankunda we yego we sinzaguharika
sinabikora sinabirota. iyi ndirimbo irakoze, ifite umuziki? Iyi ndirimbo irakoze, ifite video yayo, ifite audio yayo, ikagira na video. Gusa nyine mfite n'indi ndirimbo bita rurananiye nakoze, nkagira n'indi ndirimbo bita nzaza nakoranye featuring n'umuhanzi Social Mula. Iyo ndirimbo ntabwo niyo nabashije kuba nayikorera video kubera ko Social Mula byaje kugorana kugira ngo mbashe kuba nakora video yayo, ariko izo ndirimbo zose nagiye. Ariko Social Mula mwakoranye audio? Twakoranye audio, indirimbo yitwa Nzaza. Bivuze ngo ubwo iyo ndirimbo nayo iri kuri iyo channel yitwa Iyi ndirimbo yakozwe n'umuproducer T Brown, irahari rwose, iri kuri channel yanjye Mr Pato. Okay, dushyiriremo gakeya muri iyo ndirimbo ijyanye n'icyunamo. Okay. Indirimbo ijyanye n'icyunamo nk'uko nabikubwiye yo ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi Ikibirira, ngiye kubagezaho byibura chorus. Yes. Turabibuka mfura ziwacu mwe mwaguye Kibirira, turabibuka tuzaguma kubazirikana, tuzaguma kubazirikana. Turabibuka mfura ziwacu mwe mwaguye Kibirira, turabibuka tuzaguma kubazirikana. Okay, ndumva Mr Pato ari naryo zina rya channel ye, murumva ko afite impano kabisa, yaba kuririmba ndetse no gukina ibintu by'amafilime. Ndumva uri umustar kabisa. Hanyuma Kiduki, bimeze bite? Ndashima Imana. Harya wowe ngugiriye impano? Ngewe ngira impano zigiye zitandukanye, hari gukora mu makwe, kwemusinga. Ariko nigeze kumva ko hari umuntu uherutse kumbwira ngo wigeze kujya kumusabira nk'umusaza. Ubu se ufite imyaka ingahe? Ubu ngubu ngiye kuzuza imyaka 30. Imyaka 30 ukagenda ugahagarara nk'umusaza ugasabira umuntu, ibintu bikagenda neza. Ukemusinga ubukwe bukarangira bwose, kuko burya MC niwe ufite ubukwe bwose mu biganza bye. Yego. Iyo bupfuye rero ayipfire kuri MC. Bivuze ngo ubaka kanya umuntu ukurikiye Inguni Zose TV aramutse ashaka umuntu ujya kumusabira cyangwa se umuntu uba umusangiza w'amagambo mu bukwe bwe, yaguhamagara Kiduki hanyuma ukamukorera akazi. Basigire namba yanjye hano, yamamagara nta kibazo. Yivuge, yibwira abadukurikiye. Namba yanjye nkoresha ni 078 45 83 167. Ndayisubiramo 078 45 83 167. No namba yanjye mboneraho ushaka ko mufasha mu bihe bitandukanye, ma service muri protocol, muri service, mu gutekera ubukwe, MC, umusaza mukuru, byose ndabikora, ndetse mfite na groupe mbamo ibikora iri hano hafi. Uretse ibyo ngibyo uri n'umukinnyi wa filime cyangwa comedy? Ni arya umuhanzi wa gakondo. N'umuhanzi wa gakondo? Bijyanye n'imivugo, bijyanye n'ibya kera bya Kinyarwanda. Bivuze ngo umuco tugomba kuwusigasira uko byagenda kose, niyo mpamvu utagomba gucika. Ushaka kudukubitiraho gake ku kantu k'umuvugo gakeya tukumva niba koko iyo mpano waba uyifite? Aho dushyirira twumva. Nisagaguye mu Rwagasabo, sangira n'abasore n'abasaza, dusangira kabisi n'agahiye, duherana muri twese. Twishimiye kubaho twese, tutaramana n'abatoya ndetse n'abakuze, twishimira kubaho twese. Ese mama Rwanda, ese urahora komeye? Ese mawe, ibi ni ibi, ibiriya n'ibiriya, byose turabihuza, kandi twese turi bene Kanyarwanda, twese twunze ubumwe nk'Abanyarwanda. Reka bazatubwiye muri comment, uyu muntu afite impano yo kuvuga umuvugo cyangwa ni bya bintu byo gupapira. Hanyuma rero mwavuze yuko mufite filime mugiye gucisha kuri channel yanyu yitwa Mr Pato. Hanyuma iyo filime ikaba yitwa Ibibera mu Rugo. Ni twitegereze igihe kingana gute? Nuko vuga ngo muri iki cyumweru utagiye kure, ngiye umukanya wambajije ngukubitira kapera. Nshobora kugukubitira kapera y'Ibibera mu Rugo. Oya, Ibibera mu Rugo byo reka tubireke, tuzabibona muri filime yanyu. Ahubwo Abanyarwanda cyangwa se abazaba biteze iyo filime bayitege nk'igihe kingana gute? Ni muri iki cyumweru ngira ngo uhereye none ahangaha. Ubu turabura iminsi ngahise kugira ngo iki cyumweru kirangire. Si umunsi umwe. Okay, ubwo abadukurikiye mu minsi nk'itatu mwitegure filime yitwa Ibibera mu Rugo episode 1.
ni muri iki cyumweru ndagira ngo nkubwire yuko iki cyumweru kirarangirana nayo isohotse. Amasaha asigaye muri makeya, amasaha asigaye ngira ngo urabona ko shuti tuba twayirangije kabisa nk'uko nawe ubibona dusanze turi kuri tere. Ngira ngo ibisigaye ngira ngo producer nawe agomba kubyita kugira ngo igihe twasezeranyije abafana bacu ibera mu rugo episode ya mbere ibibagezeho. Yes, murakoze cyane, ntago dutinda ahangaha, ubu nanjye ngiye mu kandi kazi. Hanyuma reka mbwire abakurikiye Inguni Zose TV, nagira ngo mukomeze mukande subscribe, mukore share ndetse mukane like, ndetse munatubwire cyangwa se munatugira inama cyangwa se muduhe ibitekerezo byanyu muri comment. Ibyacu nakagaruka bambe. Ciao ciao.